imijyi ati kuri office cyangwa mbere ariko ndakeka ari nguyu yafanye bityo rero umuntu ugiye kumusimbura ni YANIC. basi nagira akantu kamwimbusa Imbunda hasi. Nakwe. Na hasi. Hasi, na hasi. Hasi. Ntabwo umuyobozi w'Uganda ari he? Afana iriya mbunda abonye naguze irikote mbigura ntazi ko ari n'imbunda umukozi dukorana niwe abashe kuyibona bwa mbere ariko ari boss uruganda ararengana n'abakozi bagenzi banjye nuko imbunda yinjiye hano 05 Garba Esa kana ukoze kosa esa kugaragara imbere y'abasivili ufite imbunda ndimira fana imisiyo tuba twaguhaye ari misiyo iremereye esa kana nizere ko ibintu bitazongera ntabwo bizongera ndakeka abandi masubira mu kazi hanyuma uyu nguyu ibindi uzamahuni makuru ukurikije uko bimeze hano isa bari bize urabyumva we reka turatuke kuri nuko ntabwo witayeho wowe jya ureke abayazanye cyangwa se ubwo yashyira mu
ashaka ufite ikibazo cy'imyambarire ntabwo two mu idini ryacu twakaba twiwe banazi ko cyangera burundu urashamba mbona nawe ntazi ibyawe ariko nabo usanga kiza urimo niyo musubizo n'abatijwe basanga baratijwe amaraso mu nda ariko nzi ko arizo by'uruzaho ari umwana w'intama rekereka ko bakoze nka shababu nagiye mpamagara nanjye bajya mu mihoho mu mitwe y'abakarida we tuyizamutse mwese mu kibuga no mute muranyumva neza mubanze mukora mask bacha ni kora mask nawe kora mask nta bindi nanone kandi umva akini shaka hasi ni sawa ndagenda muganira n'abantu natari nakubira ngomba kugenda ukora muri komisiyo zikomeye kandi ukora nawe nyakare kabisa agomba kubikora akwereka n'ubwire rero yego uzi kosa rikomeye cyane uzi kosa rikomeye cyane simbunda YANIC urabizi ko turi inshuti kabisa reka nenge bikomeye uzi kosa rikomeye cyane kugaragara n'imbunda mu masivili amplis uzi kuri kubaneka uriya mukobwa niwe wabiteye byose kuko anyisanzuraho cyane bukabije ariko gusa nanjye ndamukunda nari natekereje kubikubwira nubwo nari narabikubwira ariko nanjye by'ukuri nakubeshye numvaga nanamupropoza okay YANIC nibyo kabisa yego niba koko uteganya ko mwabana ko uyu mugore ugomba kumupropoza yego kandi ukabikorera mu ruganda mwambika impeta ikimenyetso cyerekana ko umupropoje kugira ngo ibintu byabereye mu ruganda abase nk'abyibagiweho ahubwo barangamire ibyo muri gukora ako kanya kabisa uburyo bwiza bw'isha ibimenyetso hanyuma ukomeza gahunda murabishaka iki mana mubanze mwicare hasi mushaka ati mitwe mwicare hasi mubanze mwicare hasi ndashaka kuvugana nawe ibintu bitatu muranyumva neza icya mbere mukorana icya kabiri muri bangana icya gatatu mushaka gukorana nanjye ndimo ndabaza nta gisubizo dufite iyo nta gisubizo mufite yego uzi njye igisubizo mbafitiye niyo mitwe yanyu nshaka niba narabonye ndafata imitwe yanyu ngitware mu mufuka wicaye ntakintu mvise kreva kandi we nabonye n'ubundi ndakujyana zana hano ni iki mutwifuza tega amatwi yumve reka mbona mbyimba asore uyu ni umukozi wawe uyu ni umukozi wawe ntabwo bikureba ndashaka umutwe w'imana abasabye murabyemera ni iki ushaka cyangwa murabyemera murabyemera okay fine okay buretse gatoya okay none icyo tugiye kuvugana inama baranyumva neza ubwo mpise mbona igitambo gikomeye cyane hagati muri mwebwe ngewe icyo nashakaga ntabwo ari ubuzima bwanyu murakoze kuba mugize n'igitambo noneho sasa rero tugiye gukorana ibintu nk'abantu urumva bakora diyo kandi neza nubwo mbona mubwira ko ikintu nasore iyo si telefone yifata fata iyo telefone yifata yitare kutitara urayikubye ndavuze ngo muhamagara ubwo n'uwo mukorana
aze hano mubwire ko umukene byihutirwa. Yaba ndakubwiye ngo muhamagaye ubwo nawe no mukorana. Umubwire ngo kumushaka none niba ushaka ubuzima bw'umwana wawe. Arasheri mbwira ndagushaka nushaka utari indege. Sawa urakoze. Cyane muri pozisiyo uyu muntu ntumye wagiye guhita azabona. Allo sa? Ndakumva neza musore wawe. Hari umukobwa w'inshuti yanjye agize ikibazo gikomeye cyane. Wansabye ubufasha bwihutirwa, nasabaga backup kwanu ngiye ntago mizeye. Ni ku muhanda KG 43. Umuhanda KG 43. Yego. Ndetse n'iyo nzu iherereye ni ifite iyo nimero. Twasaba ubufasha. Reka tuzite kugereho. Sawa. ahubwo ubu ngubu nkwiye kwita njya kugura impeta ya fiyansaye nishyura mu ruganda nzajya mbikora kabisa. Neza bituje umusore. Iyo musore twaganiriye kandi bimeze neza nta kibazo. Hanyuma itegura tubona indi misiyo yihutirwa. Reka umusore wacu tugiye kugufasha. Yes sir. Chef. Yes we. Bravo. Wabaye iki? Umva. Urareba iki se ntacyo mvugana nawe. Icara hasi. Sheri bine Niba musheri wawe. Sheri ni Sori ko kwicara hasi se. Cyane. Abara kubwira umuntu maze iminsi nigaho. Mushakisha. Uyu mutipe ni umupolisi. Rero hano. Ben Wowe ndakuzi neza n'umuryango wawe uri ndahasi. Nta bindi bintu ushaka kuvugana nawe rero. Tega amatwi muranyumva. Urebera gukorana nanjye cyangwa ntabwo turi gukorana. uyu niwe watugambaniye. Urasubiza buri musubize. nta yandi mahitamo mfite ndabyemeye. Icyo nashakaga ubundi njyewe ikintu kidafite agaciro kuri njye ngikura mu nzira. Ubwo w'agaciro kuri njyewe rero. Sawa. Ngaho hagurukana na shira wawe wicare ku ntebe ndahaye karibu.
uko biri kose baravuye. nze mutungure akazi kanzanye ngomba kugakora kabisa. Afande ntabwo nabonye uko mbandi makuru mukihuta njya gutabara umukunzi wanjye natakaje telefone mbura uko nongera kubamenyesha. Niyo mpamvu twagerageje guhamagara telefone yawe ikatunanira. Gusa nagezeyo nasanze bitari bikomeye cyane kuko yambwiye ko zari insoresore zagerageje kumubangamira zitera amabuye hejuru y'inzu mu madirishya ku buryo n'ibuye rimwe ryamukomerekeje ku kuboko mpita mujyana kwa muganga. Nkeka ko ariyo mpamvu mutadusanze muri iriya nyubako. Afande, operasiyo tumaze iminsi dukora ya wa mugabo waguye muri ya masasu hariya hafi y'ishyamba, twaje kumenya ko atari cyo gisambo cya nyacyo, mushobora kuba mwaribeshye mukamwitiranya. Ushatse kuvuga ko operasiyo twakoze yaguye mu ndi muntu turiho twashakaga? Yes. Ndashaka igisubizo kitari iki ngiki. Uwo nkeneye ni uwo nguwo. Buri mugoroba mugiye muba muri iriya nzira kugeza igihe muzamunzanira hano nkamubona n'amaso yanjye. Uyu turamuzana. Biturekera Afande. Turakora akazi kacu.
Wise ko mbona yambaye neza turi mu masaha ya pause uhinda imyenda ujya ese boss wacu. Nayibonyera ndagira ngo mu amahirwe ngire icyo mbisabira maze igihe ntekereza ko iki cyaba ari cyo gihe umbere ko ndiwe by'ukuri. Tuvugane. Tubwira ukuntu ugenda n'imbunda rero. Umwana ushobora kuba uri umusirikare cyangwa umupolisi. Tubwira ukuntu twihishemo rero. Ibyo si byo nenda kuvuga. Kubera ko iriya mbunda nayibonye nk'uko namwe mwayibonye. Ahubwo hari icyo nenda kubereka. Ambasaro ntikimwanya ubanza tugiye kubona Miss uruganda ubwo ntabwo nkeneye ko biba komedi cyangwa irushanwa ahubwo ayisha nimba nyemereye yaza akanyegera akanduhura umutwaro w'urukundo maze igihe kinini mukunda. Ana kabisa. Yewe umva ninjye kameramani wakamejeje. Aisha ndifuza ko wanyemerera urugendo rw'ubuzima bwanjye busigaye tukarukomeza ndi impande ndeba ubwiza bwo mu maso hawe. Aisha. Aisha. Okay. Aisha, mpora ntekereza ibyakubayeho ko nta ruhare wabigizemo, ariko nkibaza impamvu wahisemo kunjya kure.
bikanyobera, gusa umutima wanjye ni we wenyine ukunda kandi ukumbura. Nizeye ko nzongera kukubona nkakwambika impeta nakubikiye. Aisha, ntabwo ngenda ikorode. Aisha, ni impeta yawe nagutegura n'ururura.
uraje se Sarabona ibiti ndabusa n'abigonze. Shaho se waretse ko wagira ngo ibintu si ibyanjye. Reba Raisa ndamubuza. Ndamuhamagara telefone ntabwo iri gucamo. Wagira ngo hari igihe n'undi. None banubona ari niringiye nzi ko rozamuza Maria Raisa amasaku mwambika bitandera. Narezi ko ibyana Marga bigeze kure. Aho ufite undi bitekereza ku mutima. Marga. Wowe se bigeze we yananime. Ukomeje kuzuyaza naye mu gutwara komeza uriri. Ndashaka kubamenyesha ko bariya bofisiye babiri mureba hariya twabaha invitation ntabwo baraza gukomeza gukorera ahangaha. Wowe se wageze hano uti nari mvuye mu mujyi ndi muri bisi nsohotsemo naho ngo babiri bahita basohokamo none tugeze hanze bahita bamfata mu rukenyerero ati tugende ujye kutubwira urupfu rwa wa mupolisi wapfuye. uzi ko icyo kibazo neza nanjye aricyo ko byangendekeye nanjye nari muri kantine ndimo mpara igihe ndimo mpara nsaba utuntu abasore babiri b'injege baba barinjiye baba mfunze kaci yamaye ati ngo dusohoke ujye kutubwira iby'urupfu rw'umupolisi turahuje neza ibibazo ni bimwe ariko burya bwose ufungamo n'abicanyi bose baba wagicucu ahangaha se wasohotse ni muri loge wakodesheje ahangaha ni inzu yawe urimo uratembera sawa. Ikindi ngira ngo igihe gishize ni kirekire kandi ibirego dufite ni byinshi, ntabwo twize turi ku musaruro twifuza kugeraho. Ndagira ngo tugire ikintu duhindura mu bipangu twari dufite. Sawa? Yes sir. Afande, mbohe ziraturutse.
imbohe ziraturutse. Imbunda yawe hehe? Imbunda yawe iri hehe? Mumufate mumufungire aho bari bafungiye. Uwo nawe yitwa Aisha Cyuzuzo, niwe ukekwaho kuba yarisha bigambiriye cyangwa se yaragerageje kwica inshuti ye magara ariko ntabigereho. Umwe muri bagenzi bacu Claude ngira ngo muramuzi, kandi muri icyo gitondo muzi operation twakoze, ndiyo ni nawe ukekwaho kuba yarishe umwe mu bakozi bakora mu ruganda ruri mu basirazuba bw'uyu mujyi, kubera ko muri icyo gitondo imodoka y'uwo mukozi twayisanze ahabereye impanuka, kandi iyo mpanuka aho yabereye niho twasanze ibyangombwa n'akamarete kuri ya mukobwa. Afande, biragaragara ko uwishe uwo muntu yagonze iyo moto ashaka gutorokesha iyo modoka. Yes, nkuko nabivuze, ibyangombwa by'uriya mukobwa n'akamarete ke twabisanze muri iyo modoka, bisobanuye ko ashobora kuba yaragize uruhare cyangwa se yarafatanyije n'uwagerageje kwica cyangwa se n'uwishe uriya mukozi nyiririya modoka. Ngira ngo murabisobanukiwe. Yes. Hanyuma ni nawe kandi ukekwa kugira uruhare mu kwica mugenzi wacu muzi twari twasigiye uburinzi bwo kurinda abo twafashe muri uriya mukobwa mu cya gitondo. Mu bantu bafashwe uwo mukobwa nawe agaragara muri iyi foto. So bishatse gusobanura iki rero? Aba bantu bagera kuri 6 bose bari muri uwo mukobwa nibo babazi neza amakuru cyangwa se uwagize uruhare mu rupfu rwa mugenzi wacu. Afande, ibyo byari byoroshye. Babiri muri abo 6 uvuze twari twafashwe umugoroba washize. Ikibazo ni uko bamaze gutoroka, kandi aribo bari budufasha iperereza tukamenya uko urupfu rwa mugenzi wacu rwagenze. Bariya biyise 3G ni abanyamwuga mu kwiba bakoresheje maji. Bazi kandi bashoboye kwiba imodoka bakazigurisha bamaze kuzibaga, ni ukuvuga ko bagurisha piyese zazo. Ntabwo bajya bifuza kuzitunga, babaho mu buryo bw'amayobera. Hanyuma rero Alex, yes sir, ni wowe ugiye kuyobora operation yo gufata bari abakobwa kandi mu gihe gitoya. Ndiyo afande. James ni umupolisi. Ben wowe ndakuzi neza n'umuryango wawe uri ndahazi. Nta bindi bintu ushaka kuvugana nawe rero. Tega amatwi mwanyumva. Urebe gukorana nanjye cyangwa turi gukorana. uyu niwe watugambaniye. Urasubiza buri usubize. Nta yandi mahitamo mfite, ndabyemeye. James, ni wowe ugiye kuyobora operation yo gufata bariya bose bakekwa kwica mugenzi wacu. Yafana. Hanyuma ku kirego cya Aisha navuze haruguru. Afande, kuri icyo kirego nagira ngo mari impungenge afande Vanessa yari yakimenye ngo nkurikirane, nanjye nkaba mbizeza ko
mumpaye umwanya mutoya iminsi mike cyane nambazana igisubizo cy'ukuri kandi gituma ibintu bigenda uko byagombye kugenda ku murongo. Okay, ndabikwemereye ariko nkeneye igisubizo cyihutirwa kubera ko mu bintu bimangagije uriya mukobwa niwe ubanza imbere y'abandi. Uzasubire. Marga, hari ikintu nifuza kukubwira. Saro, ahubwo reka nkubwire ikindi ku mutima. Nashaka kukubwira ko ngukunda cyane. Bamusate mukora mu biganza. Kandi ntabwo nategereza. Marga, nanjye nshobora kubwira. Yego se? Yewe. Wibuke iyo penke ko ari igihe cyose wabona umwanya wambwira ukancovemo. Muraho Valentin. Naho neza Valentin. Yego. Amakuru se? Ni meza. Karibu wicare nta kibazo. Murakoze. Andi makuru? Ni meza. Iminsi yabaye myinshi. Cyane. Ndabizi ubu wasangaje kureba bya byangombwa byawe. Yego. Okay. Nahise nkora nk'ikona nahise mbona ko ari byo kureba ariko umuntu ndaje mfashe gatoya. Soba nta kibazo. Isi ndaje gatoya ati nkora. Okay.
ariko biba byiza wareka tukaza gufata umwuganira ngiye nkajya mu kazi. Akazi kararangiye. Ntabwo nshaka ko umenya ko twahageze. Ni muzima se? Mukaryamye mwana nta kiranga byinshi azadufasha. mugende mubakurikirana. Urumva neza ikirenge ku kindi, nimumara kumenya ahantu bari neza muhita mumbwira. yari yagiye ariko ubu mukanya gataraje. Ndabona aje nta kibazo ntabwo mutwana cyakora afana baragukinira ibyo kureba kuri telefone. Hano Fanda amakubiza yo nuko wamugabo akasa umuntu gutwe akagucikira mu ishyamba umunsi saa 11 ariko anyura ku muhanda keje 52 ajya muri ryashya. saa 11 zuzuye. Asante sana. Mnatenda mchezo. Nyote mjani. Sawa. Mfasha mavuta. Muvana. Umva muri karitsiye numva abantu bose barisa bati kabisa. None bajyambye gutitwa na mavuta amani kabisa gusa twara yakunze. Umva ati bakingurwa nicyo cyiza. Umwana wo mu rugo. Ntabwo ngo yahisi ntashobora kuryama atayisize. Shana kuri pe. Ariko nashaka kuzasaba boss. Nashaka boss akazampa kuba marketing wikampani. Nashaka kwamaza mavuta pe. Reba kabisa. Ikorwa n'iki? Sawa rero nyine kumeze kuri kirumba kandi gikora ku mufuniko ushireho neza. Fateho neza. Yes, kabisa. Sawa courage. Sasa. Yes. Uni inzira twari turimo. Urumva? Niho ugiye gutegeza cya gisambo. Yewe ngiye kwitiza undi mwanya hari amfatira amatagiti. Okay. Uraza ko mani mbakora. Yes afande.
Esa. Ubu ndabafatira igipimo. Ariko zari kwerekeza muri ibyo bice urimo, wowe guma muri pozisiyo. Hejuru yambaye ikintu cya kake, umwenda wa kake. Hejuru ku mutwe yambaye akagofero kanyuzemo uburongo bw'umukara, yambaye n'agapfukamunwa k'umukara. Ubu ndamufite. Okay. Sawa. Akazi kararangiye. Ntabwo nshaka ko umenya ko twahageze. Aisha, amasaha tuzi ko yegereje wanyemera tukajya dusanga amasaha y'abakozi. Nta kibazo. Ndagira ngo mumenyeshe abakozi bahagarariye abandi ko ejo mu gitondo dufite inama. Okay, mu gihe barabagiye tukamwereza ibimenyetso ku byo twasanze ari ahabereye icyaha. Afande, nje kureba mu biro byawe nakubuze. Nizere ko nta muntu wigeze menya ko polisi ariko twaje cyagisanga mu mugoroba washize. Ubu tuvuga ni abasore bacu bagiye kugera aha bavuye mu iperereza kandi babikoze mu buryo bw'ubunyamwuga. Okay. Reka turebe Officer Vanessa. Tuvugane ku bya Sereis. Okay. Okay, bimwe mu bimenyetso byagaragaye hari ahabereye icyaha, twasanze akavuga ko kariho n'ifoto. Okay. Nta kibazo. Iyi foto n'agashakoshi. Yego. Okay, fanze kurangana. Nta kibazo, mbese ntabwo wabaye akandi kanya gatoya. Fana ni makuru se yari baramufitiye. Ntabwo ndashaka kuganira nawe wenda. Nta kibazo ariko yo Baze mbaye ndetse kugira ngo uzanye amasaha y'akazi. Aya urabizi nizise kuyobora. Numva nabangogoye igitwa kimwe turaganirira irindi bitari by'akazi. Nise Valente. Numutegere dumenye icyo gushakira kugira tuganire. Nawe hari icyo byagufasha. Afande. Umuyobozi wa nyaza kubaha. Ariko biba byiza wareka tukazafata umwanya uganira ngiye nka mu kazi. Bagane sisubizo bitiko. Genzo baturage. Ntabwo aragera hano fande. Okay. Reka tuvuge kuri Sereis. Yego. Mu masaha yo kuyabena nashize. Bagaragaye hariya kuri TDMR. Ubu kakanya hashize amasaha 2. N'indi makuru ko bari kuri gare y'Nyamata. Berekeza mu Bugesera. Afana, uze mbere icyo mbonye. Muzi. YANIC bari kunyumva ubu tuvugana nta gihe kinyuzemo musange yandi ku kirwa ndaba mpagaze mu majyepfo sawa amugana ni kumwe twaje mu Uganda byihutirwa tuvugana
Cyakumenya amakuru. Yes, hello. Yes, YANIC. Gira vuba vuba byihutirwa urakenewe hano ku office. Afande aragushaka. Yes, sir. Umura ntabwo naguciye. Yes, Sereis. Yes, boss. Yes, Sereis. Bimeze bite? Boss, twagize abakobwa bari. Twabaritse intege nke zacu. Yes. Ariko ntabwo twabaritse icyo tushoboye. Twageze mu nzu yawe yose ariko nta kizibiti twabonye. Ndetse na telefoni yawe ntabarimo. Nta kintu kimwe mwahasanze. Never. Okay. Nta kintu kimwe mwahasanze. Habe na kimwe. Twarebye hose nta. Munyumve neza rero. Mfite andi mahitamo. Muri kunyumva? Yes. Bari abakobwa nshaka gukorana nabo kuruta uko nabahiga. Muri kunyumva? Rero nari ndimo mbashakisha. Muri kunyumva? Maze kumenya ko bari kuri kino kirwa. Ndagira ngo mugende mu bahige. Murabyumva neza? Ndagiye ngo bahe korodone zabo neza, location zabo mugende mubakurikirana. Yes. Urumva? Neza ikirenge ku kindi. Nimumara kumenya ahantu bari neza, muhita mumbwira. Uranyumva? Yes. Sawa. Sawa, ubwo mugende. Turahazi. Sawa. Turahazi. Sawa. Sawa. Mugire vuba vuba cyane. Umuntu upanga ibiki? Mukorana? Tujya dushyira amavu. Wowe ndabona bari babakobwa. Kandi dore bafite n'imodoka. Kurikira abandi bose kugira ikibazo. Okay, sawa. Guys, muze tugende byaciyemo. Ni fresh none. Nzibuka ko wari wanatetse ikintu no guteta. Akwagira ngo mwiriwe ku mazi wagira ngo murama. Mani, amafusa niyo yonyine yo. Ya ntabwo siko Petro yavuze ko ari umunyorogoto. Asanga natwe turi. Mbona umunyorogoto. Mama wacu yakibyaye yatetse iryo joro. Mama wacu gatubaho nk'uko Imana ishaka.
mbangani mugiye mu modoka ese ariko noneho muranadukinisha hanyuma se ivuye he mugiyemo ndabasobanurira ibijyanye tugende mwa wow kuziva mutarinjira mu modoka niki utubirije shani muzi what ni ibifashe umwana tumujyane sibyo ni muzima se mutujyane umwana ntakiranga byinshi azadufasha mudatoroka tumujyane fungura imodoka vuba aho ngaho yesu we charuguru wowe mana charuguru sinjira modoka abantu baracyagera kuri uru rwego